Yesu atufashe. Farao abwira Joseph ati akomeza se kubw'iyo mpano y'Imana bene data, kubw'ubwenge bw'Imana ya Joseph yagaragaje mbere ye, atangira sa kumuha nize ko kumuha mugisha. Hari igihe dukorera Imana mu bibazo ukageragezwa ukabaza Imana, ni wowe uyu Farao yahuye n'ibibazo, yahuye n'ibigeragezo akiri mu gihugu cyabo, bene wabo baramugurisha, aza gushirwa no mu nzu y'imbohe hare byiza. Inzu mwenda w'imfungwa bayikuramo, mwenda wari umaze misi utameswa bayikuraho, bamwambika imwenda y'ibimeye. N'Imana ikomeye, Imana ikomeye, n'Imana ikomeye, n'Imana ikomeye, Mana ikura gucyavu ikatwicaza n'ibikomango. Tubanje kubasuhuza iki gitondo kiza, Mana yatugiriye neza yo kuboneka mbere yayo. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, tukaba dukora umurimo w'Imana mu Itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Turashimira Imana kutuha mwanya mwiza nk'uyu, niyo mpamvu tuvuze ko tubanze kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, abadutega amatwi, abadukurikira, abatusengera, mwese Imana ibagirire neza iki gitondo kiza. Abakozi b'Imana turabasabira amahoro n'umugisha w'Imana. Imana yacu nimba yatuhaye agakiza, nta yindi ndego y'agakiza, mpamvu yatuhereye agakiza nuko twayikorera n'umunsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho. Tutatinze tugiye kuganira ku magambo y'Imana, iri muri igitabo cya Itangiriro gice cya 41 murongo wa 37 tumanuka hasi. Muto w'ijambo ravuga ko Farao yegurira Joseph igihugu cya Egiputa. Reka tuasome. Farao yegurira Joseph igihugu cya Egiputa. Iyo nama inezeza Farao n'abagaragu be bose. Farao abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umuka w'Imana? Farao abwira Joseph ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga uwanye, nta wundi umunyabwenge w'umuhanga muhwanye. Turavuze ko turaganira kubira ijambo rivuga ko Farao yegurira Joseph igihugu cya Egiputa. Joseph yarinde kuki yamweguriye iki gihugu cye, uko tuzi ko Farao yari umwami wa Egiputa. Joseph nawe yari umwe mu bana ba Yakobo. Yakobo yabyaye abana 12, ariko tuzi amateka ya Joseph ko yaje kugurishwa na bene wabo, bamujyana mu gihugu cya Egiputa. Ageze mu gihugu cya Egiputa yahuye n'ibibazo byinshi ng'umukiranutsi, ariko mbere ya byose akiri mu muryango wabo, akiri umwana mutoya, yagiraga inzozi, akarota inzozi, asobanuriwe ise n'abakuru be. Abakuru be bakarakazwa n'iyo nzozi, bavuga ati, none se wowe yashaka kuvuga ko ari twe, ari data, natwe tuzakufukamira wowe? Joseph aba umwana mwiza mu muryango, wumvira ababyeyi, yubaha Imana, aca bugufi ya mbere y'umubyeyi we Yakobo. Yakobo nawe amugirira ikintu kitwa iki? Urukundo, akamukunda kuruta abandi. Musi umwe yamuguriye ikanzu, iryo kanzu yateje abakuru be ishari, kandi iryo shari na niyo ryatumye musi umwe ise amutuma agende kubareba aho baragirira, bashaka kumwica. Ariko mukuru wabo Rubeni aravuga ko si ngombwa tumena amaraso, reka tumugurushe ku banya Egiputa. Baramugurisha, yabaye mu bibazo birebire n'ubuhamya burebure. Bamaze kumugurisha, nize ko nimba bamugurishije bamukuramo yo kanzu, ibyo bakoze n'amanyanga. Bafata mwana w'intama, baramubaga, bafata amaraso y'iyo ntama, basuka ku iyo kanzu, barayishwanyagura,
bajya kwereka ise wabo ko umuhungu wawe inyamaswa zamuriye mu ishamba. Baramugurisha, nimba yagiye yambara ubusa simbizi wowe nanjye, ariko ageze muri icyo gihugu nacyo afatwa n'umuntu witwa Potifa. Potifa amwegurira urugo rwe. Joseph atangira gukora ariya kwa Potifa, aba umwana wumvira Imana no kubaha Imana. Muka Potifa n'abashaka kumukoresha ibibi, ariko ntago yemeye, bimuhindukira ikigeragezo, aza kumubeshera ko yashatse kumufata ku ngufu. Ako kandu si uyu munsi gusa, katangiye na kera. Joseph, Potifa aramufata amushyira mu nzu y'imbohe. Uyu Joseph ageze mu nzu y'imbohe, mu ibyo bibazo byose yagiye ahura nabyo, ntago yakanye Imana ye. Atangira gukora mirimo myiza mu nzu y'imbohe, yigisha abantu ubutumwa bwiza, afasha abantu bari baremerewe, abaye nk'umuntu w'umutabazi wabagezemo. Agenda asenga Imana, Imana igenda imugirira ikintu kitwa iyerekwa. Ari abantu bari bafungiwe mu nzu y'imbohe, abasobanurira iby'inzozi yarose. Aho siyo tuyigisha, turashaka gusa ko tubone inzira yo kugeza ku inkuru nziza tugiye kuvuga uyu munsi mwiza. Agakiza Imana yatuhaye si kigiye kimwe. Kuva twemeye Yesu kuba mwami n'umukiza, bidusaba tuzakomeza kubana, kuko twagize kwinjira mu mazi menshi ni isezerano yo kuvuga ko nemeye gupfa na Yesu no kuzukana na Yesu Kristo. Nuko ari ibibazo, nuko ari ibigeragezo, mukiranutsi akomezwa no gukiranuka, asenga, asoma ijambo ry'Imana. Joseph muri gereza aba nk'umuntu ufasha abandi. Man akomeza gusenga, abwira abantu ko ndawundi wabatabara atari Imana. Rimwe na rimwe Imana igenda imugirira ishurirwa y'abagenzi be bari bafunganye nabo. Ati wowe nagize ishurirwa ko uzicwa, ariko wowe uzasubira ku mirimo yawe kwa Faraho. Baraguma mu nzu y'imbohe, musumwe Imana iza gusohoza ibyo ngibyo. Wari ukwiriye gusubira mu murimo we kwa Faraho, arasubirayo. Wagombaga kwicwa, aricwa. Ariko Joseph aba muri gereza, nta mucamanza afite, ntawemeza ko ibyo yarezwe ari ukuri cyangwa se kinyoma. Abamo gusa gutyo, aba ngo ufungiwe mu itegeko rya Potifa. Ariko umunsi umwe mwami Faraho aza kurota inzozi. Iyo nzozi yarose, abona inka 7 zibyibushe ni inka zindi 7 zinanutse. Ahamagara abagenzi abapfumu, sinzi nimba navuga abapfumu cyangwa abanyabwenge mu gihugu, ati naraye mbonye inzozi imeze gutya na gutya, munsobanurire. Birabananira, baragerageza ibyabo, birabananira. Ariko umwe kubaba umbandu bari muri gereza aragera umwami, aravuga, mwami, inzozi waraye urose ari umuntu uri muri gereza, ashaka kubigufashamo akagusobanurira. Ti umuntu nuwahe? Arabimusobanurira uwo muntu wari we. Ati kuko giye na iri muri gereza, nanjye yagize ikiroto ku bwanjye, kandi ibyo yambwiye narabibonye. Yesu ashimwe. Abantu b'Imana bagire kindi kintu kibatandukanye n'abandi, kandi ukomeze mu cyo Imana yaguhaye, nagire ukuza kukwambura impano yawe. Joseph yaje kubona bamukura muri nzu y'imbohe, bamujyana mbere y'umwami Faraho. Ahageze, Faraho amubwira ati, we wa mwana we, naraye mbonye inzozi, kandi iyo nzozi inteze ubwoba. Se wambwire iyo nzozi narose, cyangwa wansobanure iyo nzozi narose? Joseph aravuga ko ntago ari njyewe, Imana dusenga niwe ifite bubasha n'ubushobozi bwo kutwishurira iyo nzozi.
ni igihe cyose ufite impano. Nagiye mbona abantu bateshuka bafite impano y'Imana bikubita ku gatuza ati ni njyewe nsengera abantu, ni njyewe mpanurira abantu. Ntabwo ari twebwe, ni Imana. Usengeye umurwayi agakira, ntabwo ari wowe, ni Imana. Yesu atufashe tugende neza muri urugendo, tukore ibyo Imana ishaka, tutirata twebwe, kuko ibyo byose ntabwo twagize amashuri yo kubyiga, ntabwo twavukanye nabyo. Ni impano z'Imana yatuhaye ko dukore ku murimo wayo. Ati unsobanurire. Joseph ati sinjyewe, ni Imana. Joseph wabandi yarasenze Imana, Imana iza kumuha ishurirwa, kuko Farawo ndago yabashije kumubwira inzozi yarose. Mu kusenga kwe aza kubwira mwami, narose gutyo, nabonye gutyo. Warose ubona inka 7 zibyibushe n'izindi 7 zinanutse. Anyumuza kubona izo 7 zinanutse zimira za zindi 7 zibyibushe. Ati wa mwana we, uzi ko ari ibyo nibyo narose. Aramubwira, aramusobanurira inzozi, tutagiye kure. Amaze kumusobanurira, Farawo abona ko ari byo. Niyo hano tugiye kuganira kubw'ayo magambo yacu. Turavuga iki? Ati amaze kumusobanurira iyo nzozi, Farawo n'abagaragu be bose bose bari bicaye, barabyigaho kubw'iyo nzozi amaze kubasobanurira. Basanga ko ari byo, kandi bagomba gushyira mu bikorwa ibyo Imana yabasobanuriye. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ndukasuzugura ibintu weretswe, ndugapinga ibintu bakubwiye ko Imana ivuze. Ube wemera tu, Imana izigaragaza. Hanyuma no twasomye, iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimwo umwuka w'Imana? Iyo nama iranezeza Farawo n'abagaragu be bose. Arababwira, bene data, tuzabona he umuntu nk'uyu urimwo umwuka w'Imana? Turakorera Imana, turavuga Imana, turahamiriza Imana, ariko bidusaba byose dukora tugire kimenyetso cyo kugira umwuka w'Imana, kuko si twebwe twakwiyobora. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Tuzabona he umuntu umeze nk'uyu urimwo umwuka w'Imana. Murongo ukurikiraho, Farawo abwira Josefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, na wundi munyabwenge w'umuhanga muwanye. Kuko Imana ikweretse ibyo byose. Mbese Farawo uwo mwanya yaciye bugufi ya mbere ya Josefu. Ati kuko Imana ikweretse ibyo byose, na wundi munyabwenge twabona uwanye nawe. Kuko nize ko yatekereje, nagerageje kuhamagara abanyabwenge mu gihugu cyanjye, nahamagaye abapfumu mu gihugu cyanjye, nta numwe wabashije kunsobanurira iyi nzozi, ariko wowe mbonye ko na wundi munyabwenge twabona muhwanye nawe. Yesu agushimire ku mirimo ukora, akubone avuga ko na wundi mbona ukora murimo wanjye neza nkawe, byakubera umugisha iteka ryose. Murongo kurikiraho, nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse ku ndebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Umwanya Farawo ahita abwira Josefu iki? Nguhaye urugo rwanjye. Mwumve ubutabazi bw'Imana, kuba mundu w'Imana, kugendana n'Imana, kuca bugufi ya mbere y'Imana. Mundu wari muri gereza ahawe gutegeka iki? Urugo rwa Farawo. Kandi ibyo azategeka abantu banje bose bazakumvira mu gihe cyangwa se mu bwami bwanje. Yesu atushoboje. Nguhaye kutegeka urugo rwanjye, kandi ibyo cyangwa nguhaye gukora iki? Gutwara urugo rwanjye. Ntabwo yamubwiye ati ndukinjire kuri salo,
ndukinjire kuri ndukicare ku ndebe yanjye nguhaye gutwa. Yesu atufashe. Farawo abwira Josefu ati, akomeza se kubw'iyo mpano y'Imana bene data, kubw'ubwenge bw'Imana ya Josefu yagaragaje mbere ye, atangira sa kumuha, nize ko kumuha mugisha. Hari igihe dukorera Imana mu bibazo, ukageragezwa, ukabaza Imana. Ni wowe uyu Farawo yahuye n'ibibazo, yahuye n'ibigeragezo akiri mu gihugu cyabo, bene wabo baramugurisha, aza gushirwa no mu nzu y'imbohe. Yesu atushoboje. Mu nzu y'imbohe navuze ko ntago yacogoye, ntago yacumuye Imana, ntago yatutse Imana, akomeza gukora ubushake bw'Imana. Murongo ukurikiraho, Farawo abwira Josefu ati, dore ngweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Mbega amahirwe we, ngweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Kizere koko, Farawo ashira kizere k'umuntu w'Imana Josefu. nguhaye aramubwira ati, yabwira Josefu ati, dore ngweguriye igihugu cya Egiputa cyose, mipaka yose ugereho, ahantu hose ugereho, kuko nabitegetse ni njyewe ki Farawo. Murongo ukurikiraho tena, Farawo yiyambura impeta ye. Mwumve sasa igitangaza cy'Imana, bakozi b'Imana, mirimo mukora kuko atari y'ubusa. Hari igihe Imana yibuka umuntu, hari igihe Imana ikura umuntu mu bibazo, hari igihe Imana ikura mu muntu mu bigeragezo. Hano turumva Josefu nyuma yo gukora iki, kuca mu bibazo, agaca bugufi, akihanganira bimugerageza, akakomeza gushira Imana ye ku mwanya wa mbere, akubayisha impano y'Imana, atirata, amenya ko ari Imana ikora, atari njyewe. Farawo arongera, amaze kumubwira nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose, Farawo yiyambura impeta ye. Kandi ntabwo ari impeta y'amafutifuti, utu tuplake twebwe turimo kwambara tuvuga ko ari zahabu. Farawo avuga yiyambura impeta ye, yiyambura impeta ye. Amaze kuyambura impeta iriho ikimenyetso, impeta ye yariyo kimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika nde Josefu ku rutoki. Farawo iyambura impeta iriyo kimenyetso yo ku rutoki rwe, arayifata ayambikaho umuntu witwa Josefu, arayimwambika nawe. Josefu nize ko yari atarambara impeta y'izahabu mu bibazo byose yahuranaga nawe mu buzima bwe. Yagize kwambara kanzu nziza ise yayimuguriye, ariko ikindi gihe yabaye mu bibazo n'ibigeragezo, ariko Farawo yambura impeta ye. Nize ko yari y'agaciro, nize ko yari zahabu y'ukuri, nize ko yari ihenze, ariyambura kuko yamubonyeho afite umuka w'Imana. Iyambura ayambika Josefu mu rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza. Oh haleluya. Reka uyu munsi ubabare, reka uyu munsi usuzugurwe, ariko ukomeze kubana n'Imana yawe. Amwambika imyenda y'ibitare byiza, maze kumwambika iyo ngweteru impeta ye. Arongera akora iki? Amwambika n'umukufi w'izahabu mu zosi. Mukufi w'izahabu. Yesu ashimwe. Mukufi w'izahabu. Hariho abantu mu bindi bihugu nabonye abantu bambara iyo mikufi y'izahabu, ugasanga iri mu gaciro ka $3,000, 3,000, 4,000, 5,000. Josefu wabaga mu nzu y'imbohe, bamwambika mukufi w'izahabu mu izosi. Kyambere yabanje kumwambika impeta mu rutoki rwe. Farawo akura atari mugende mu mugurire, irye yari ifite buremere, yari ifite agaciro k'impeta mwami agomba kwambara. Arayikuramo ayambika nde Josefu mu rutoki. Bwa kabiri bamwambika imyenda y'ibitare byiza. Inzu mwenda w'imfungwa bayikuramo, mwenda wari umaze misi utameswa bayikuraho, bamwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu zosi. Nize ko mwanya Josefu yahindutse bene data, kuko akenda keza nako kahindura umuntu, kashira mundu mu gaciro. Hambikwa ibyo bintu, kandi amubwira ko ngweguriye igihugu cya Egiputa cyose.
Yesu atufashe. Bibazo turimo kuhura nabyo, bigeragezo turimo kuhura nabyo, mundu wese ukorera Imana mukuri no mumuka agera munsi w'Imana kumwibuka. Mundu wese ugira amasezerano y'Imana agera munsi w'Imana wo kumusubiza. Niyo mpamvu mube maso, niyo mpamvu muyirinde, niyo mpamvu muhagarare ku munara nguko bikwiriye. Twange icyaha n'igisana nacyo, kuko tuzashirwa mu gaciro tukiri hano ku isi, tuzakubirwa shuri ijana tukiri hano ku isi. Magambo y'Imana yavuganye nawe ndukabone ko Imana ibesha. Imana yacu ari ukuri, Imana yacu ntago hinduka, Imana yacu ishobora byose. Turakurikiza murongo ndi ukurikiraho, na kandi niyo turangiriza. Amugendeshereza mu igari rikurikira irye, bakajya bamurangana bati nimumufukamire, nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Bamushyira kuri gari. Abantu bose bagenda bavuga ati nimumufukamire, kuko umwami amaze kumwegurira igihugu cyose cya Egiputa. Yesu adufashe. Joseph atangira kufukamirwa, kuko bamusanzemo afite umwuka w'Imana, akurwaho ku kipimo yari ari mu bene data, aheshwa mugisha n'Imana. Niyo mpamvu tena nonge tu inama nziza twakugirira uyu munsi, nuko rimo gukora murimo w'Imana mu bibazo, nuko rimo gukora murimo w'Imana mu bukene, nuko abantu bakwanga ku murimo w'Imana, komeza uhagarare ku munara ukiranukira Imana gusa. Icyo Imana yakuvuzeho Imana izagishira ku bikorwa. Fara Joseph murebe, umuntu wabaye mu nzu y'imbohe, atabwira gukora iki, atabona agasabuni keza, atamba, atahindura umwenda, atiyogoshesha ubwanwa cyangwa se misatsi, yari yabaze kuba ng'ikisimbizi inyamaswa mu ishyamba. Ariko munsi Imana yamwibutse kubw'imirimo ye myiza, munsi Imana yamwibutse kubw'amasezerano yayo, buzima bwe bwahindutse. Farawo amwegurira igihugu cye cyose, akura impeta ye arayimwambika, amwambika imyenda y'igitare cyiza, arongera tena amwambika amwambika n'umukufi w'izahabu mu zosi. Yesu ahabwa icyubahiro. Joseph aramenyekana, kandi ari mu gihugu cy'abandi, atafite umubyeyi, atafite kindu ati n'amashuri wize. Iyi minsi kubona akazi bigusabamo amashuri, iyi minsi kubona akazi bigusabamo uburambe umaze ku kazi, ariko Imana iramuzamura kubwo gukiranuka kwe, Imana iramuzamura kubw'isezerano ye yamusezeranije. Bene data, ndi mukasuzugura amasezerano y'Imana, ndi mugafobya amasezerano y'Imana, ndi mukasubira inyuma kandi mufite amasezerano y'Imana, ndi mukave mu masezerano. Nta mpamvu, mureke twihanganyire bitugerageza. Uyu mwaka tongere tube maso, uyu mwaka tongere tugenda n'Imana. Bamushira Yosefu nyuma yaho, bamugendesha mu igari. Abantu bagenda bavuga ko ni mumufukamire cyangwa mumukorere, mumubahe, mbese navugaho magambo menshi. Aribo abantu bavuga ko uransuzugura we, uransuzugura we, uranuka. Oya, kuko abamo igihe cyo gusuzugurwa mw'iyi mirimo, abamo igihe cy'abantu kukwanga, ariko wowe komeza wihangane gusa. Mana ni kugirira neza, abantu bazakubaha, abantu bazagufukamira, abantu bazakugirira cyizere, abantu bazamenya ko ufite Imana. Joseph uwo munsi avuga ko reka mumufukamire, mumufukamire, kuko Farawo amaze kumwegurira igihugu cyose cya Egiputa. Yesu atushoboje natwe, Yesu atukomeze natwe, kuko ariyo Mana ikura mundu gucavu ikamwicaza n'ibikomangoma, kuko ariyo Mana isezeranya umuntu kandi igasohoza ayo masezerano. Bene wabo bari bamugurishije bazi ko buzima bwe bwarangiye, bene wabo bari bamugurishije bazi ko ntago azongera kugira navuga buzima bwiza. Bagenda kubesha ise wabo ko inyamaswa zariye umuhungu wawe, dore ikanzu ye. Yakobo arababara, kuko yari umuhungu we yakundaga. Yakobo nize ko nimba yari kuba bibiye yagomba kurwara tension, ariko arababara hamwe no gusenga. Imana iramukomeza, agira akahinda k'umuhungu we mwiza yamubuze. Yesu atufashe, nawe wagarare, kuko Imana irakuzi kandi Imana iragukunda. Bene data, ndukakangishwe n'ibiriyo. Nimba ufite isezerano y'Imana, hagarara, Imana irasohoza sezerano. Kera turi mu ari biye bishize, aragakora sinu nakundaga turi mu rusengero rw'Imana, kavuga iki, Mana ikura gucavu ikicaza n'ibikomangoma.
ukura gucyavu mana wicaza n'ibikoma ngoma, kura gucyavu mana wicaza n'ibikoma ngoma. Ako kakorasi numvaga abantu binjiyemo bakuzura imbaraga z'umwuka wera, bumva ayo magambo ati nguko buryo mana ikura gucyavu ikatwicaza n'ibikoma ngoma. Mana yacu ni ya ni Imana ikomeye, mana yacu ni ya ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye. Mana ikura gucyavu ikatwicaza n'ibikomangoma, kandi Imana yacu ni Imana ikomeye. Guma mu Mana, izera Imana, na amahoro y'umunyabyaha, ariko abakiranutsi bazabona ubutabazi bw'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Twavuga byinshi, ariko Uwiteka atushoboje abantu mufite amasezerano, abantu mukorera Imana. Yagiriye Joseph neza, nawe zakwibuka. Tugiye gusenga Imana. Mana turagushimiye, urera kandi urakiranuka, na undi wanya nawe uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose. Tusenge abakozi bawe, tusenge abantu bafite amasezerano, banzo tubabarire, banzo tweze, kuko ari benshi bamaze gucogozwa n'uru rugendo, benshi bavuye mu masezerano nta mpamvu. Mana utubabarire kandi udutunganye itorero ryawe, tunganya abakozi bawe, ubambabike imbaraga, ubashoboje mu izina rya Yesu Kristo. Abarimo gukorera mu bibazo, abarimo gukorera mu kahinda, mu bibazo by'ubuzima, komeza abantu bawe, komeza itorero ryawe, ko abari mu iki gihugu cyacu, abari hanze y'iki gihugu, isi yose, tusenge abanyamasezerano, tusenge abakozi bawe, ubambike imbaraga, ubashoboje, barinde gucumuzwa n'amasezerano, barinde kuva mu masezerano nta mpamvu. Mwanzi Satani atsinzwe, migambi ya Satani itsinzwe, utuwe gushikama, utuwe gufatanya amaboko, tukore neza murimo wawe. Abarwayi ubakize, abari mu marira, abari mu bibazo, abari mu buhungiro, ababuza akazi, uri Imana ukomeye. Niyo mpamvu turagushimiye, ugirira neza bwoko bwawe, kandi iri jambo ryawe Mana muntu wese uryumva rimushoboze kandi rimukomeze. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Imana ibahe umugisha kandi Yesu abagirire neza. Murakoze. Tukunda gutanga, si kuvuga ko nukubura ibyo dukora, nuko twafashana muri urugendo. Bishobora kuba ufite ikibazo watubaza, aho tumvise neza wabitubaza, cyangwa hari icyo watwongeramo, natwe tukeneye inama zanyu, watugirira inama. Ni 0742439754. Murakoze. Witeka bane namwe iteka ryose. Amina.